Amahoro y'Imana, nshuti ba Kristo, bene data dusangiye gucungurwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Pierre Celestin, wiringiye Imana, niyo mazina yanjye, uvuga butumwa bwiza, barizwa kuri ADPR i Remera muri international. Ndagira ngo rero muri iki gihe turi mu rugo, tukaba turimo twegerana n'Imana mu buryo bwo gusenga mu buryo butandukanye. Nifuje kubagezaho ijambo ry'Imana ibarizwa mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo, igice cya 8 umurongo wa 7 n'umurongo wa 13. Isome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haranditse ngo iyo rya sezerano rya mbere ry'inonosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi. Umurongo wa 13, ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Imana ibaha umugisha. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 7 n'umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana riravuze ngo iyo rya sezerano rya mbere ry'inonosora, ngira ngo turyumve neza, iyo rya sezerano rya mbere ry'inonosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi. Umurongo kongera ukavuga uti ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Aya amagambo meza ariko abantu benshi bibazaho, kuko dufite ijambo ry'Imana mu gitabo cya Bibiliya rigizwe n'amasezerano abiri. Bibiliya igizwe n'ibice bibiri, amasezerano abiri. Hakabaho isezerano rya kera, hakabaho n'isezerano rishya. Abantu benshi rero bamwe bajya bibaza bakavuga batari ku bundi, niba isezerano ari irya kera turikurikiza dute? Ese niba isezerano ari isezerano rishya, kuki tukijya mu bya kera? Aha rero umwanditsi yaranavuze ngo niba isezerano rishaje riba rishize. Niba rero rishize, burya riba rishize rirangiye, haba haje rishya, tugomba kugendera muri rishya tukareka ibishaje. Aya magambo rero benshi bayibeshyaho, bakumva ko Bibiliya dukwiriye kuyisoma igice, bakumva ko atari ngombwa kwirirwa dusoma isezerano rya kera, bakumva ko ubutumwa bwiza hari bwaba ari uburi mu isezerano rishya, ariko aba ari ukwibeshyaho gatoya. Ndagira ngo rero muri iri jambo tuzaganire mu bice bitandukanye, ariko tugaruka kuri iri jambo rifite teme ivuga ngo isezerano rishya. Nicyo nzavugaho. Nzagenda mbaganiriza uko umwuka azagenda bimpa buhoro buhoro, ariko tuzabyumve neza. Nifuza ko uru rwandiko rw'abaheburayo twazarwiga duhereye ku gice cya mbere, ndetse tukarusoza rwose ku gice cya 13 uko Imana izabiduha. Hanyuma nubwo ari n'urwandiko akenshi bamwe na bamwe badakunze gusoma cyangwa ngo basobanukirwe, ariko tubihawe n'umwuka tuzarutindamo. Umuntu wese ubishaka azarwumva, kandi n'uzagira ikibazo azajya abaza. Aha rero duhereye ku ijambo rivuga ngo isezerano rishya, niryo tugiye gusobanura uyu munsi. Isezerano rishya rigizwe n'ibintu byinshi, turavugamo ikintu kimwe kuko tutavuga byose, turagenda tubigarukaho uko iminsi izagenda iza. Ndavuga isezerano rishya ariko ngaruka ku kintu kimwe kiranga nyamukuru, kiranga isezerano rishya ku bantu. Bibutse ko isezerano rishya ntabwo ari riri mu mpapuro, ahubwo ni riri mu buzima bwawe. Kwinjira mu isezerano rishya ntabwo ari ugusoma izi nyuguti, ahubwo ni wowe bikorekera mu buzima bwawe, ukumva ko wavuye mu isezerano rya kera winjiye mu isezerano rishya. Ntabwo rero ari izi nyuguti zo ku mpapuro z'umweru zavanywe mu Kigiriki n'Igiheburayo zigashyirwa mu Kinyarwanda, ntabwo ari zo zikwinjiza mu isezerano rishya, ahubwo wowe ni wowe winjira mu isezerano rishya bitewe n'umurimo w'isezerano rishya ukorekeye muri wowe. Mbibutse kandi ko kwitwa ko twinjiye mu isezerano rishya biranasobanuka ko tuhise duhinduka ibyaremwe bishya. Nta muntu ushobora kwinjira mu isezerano rishya agishaje. Ubwo nyine nawe uba wahindutse icyaremwe gishya. Kwa guhinduka icyaremwe gishya bikaba bikwinjije mu isezerano rishya, ukaba mushya. Kandi ukugira mushya ni uwaje ari mushya. Haleluya. Mbibutse ko twese turi mu isi dukomoka ku mugabo witwa Adamu hamwe n'umugore we witwa Eva. Uko niko Imana yabishatse, twaremwe dukomotswe
ho dukomotse kuri abo babiri, kuko Imana yaremye Adamu, hanyuma Adamu iramusinziriza ikuramo Eva, hanyuma aba babiri baturutse mu muntu umwe. Abo babiri rero Imana ibahindura umuntu umwe kugira ngo n'ubundi bakomokweho n'urubyaro rwa benshi. Bibiliya rero ikatubwira ko Adamu wa mbere yaje gusaza mu buryo bw'umwuka, ariko ntabwo yaje gusaza mu buryo bw'umubiri gusa, ahubwo yaje no gusaza mu buryo bw'umwuka, kuko Imana imurema yamuremanye ubwiza, imuremana icyubahiro, imuremana ubutware, imurema ndetse n'ishusho yayo. Kandi Bibiliya iratubwira ngo imurema ifite umugambi, kandi umugambi wayo ntujya uvaho, nubwo nibura ushobora kurogowa na Satani, ariko ntujya uvaho. Bibutse ko Satani ntajya akuraho umugambi w'Imana, ariko Satani ashobora kurogoya umugambi w'Imana, ariko ntashobora kuwukuraho burundu. Nicyo yakoze mu ngobyi ya Edeni. Imana irema Adamu yamuremanye ubumana, yamuremanye umwuka utanga ubugingo. Mbibutse ko umuntu buntu nta mwuka utanga ubugingo aba afite, ariko umuntu wo mu bumana aba afite umwuka utanga ubugingo. Niyo mpamvu Imana yaremye Adamu imurema mu mazi no mu gitaka, ariko imuhumekeramo umwuka mu mazuru, kandi birava ngo ni umwuka w'ubugingo, agira ubugingo buzima. Hanyuma rero umuntu udafite uyu mwuka w'Imana, mbibutse ko ashobora kugira ubuzima, ariko burya nta bugingo buhoraho aba afite. Agomba kubaho muri iyo periyode y'ubuzima, igihe cyagera yapfa bikaba birarangiye. Ariko umuntu wifitemo uyu mwuka wo mu bumana, naho yapfa abazongera kubaho. Niyo mpamvu Imana kugira ngo yuzuze ubumana muri Adamu yamuremye mu gitaka no mu mazi, ariko ibona ntibihagije, imuhumekera no mu mazuru umwuka wayo. Bisobanuye ngo ifashe kudapfa kuri muri yo, igushyira no mu wiremye kugira ngo nawe abeho iteka ryose. Icyo akora iki nubwo cyari cyiza, ariko Satani yaje kukiriganya. Niyo mpamvu Imana iremye Adamu muri ubu buryo, Adamu yagombaga kubaho iteka ryose, akororoka we n'urubyaro rwe, aremerwa mu ngobyi ya Edeni, aho atagomba kubura ikintu na kimwe. Aha rero Satani ntiyaje kuhishimira, nicyo cyatumye arogoye umugambi w'Imana. Birumvikana ko Imana iremye umuntu muri ubu buryo nta rupfu yari imuremeye. Ntabwo Imana yaremye umuntu nyuma ngo azapfe, nta nubwo Imana yaremye umuntu nyuma ngo azicwe n'inzara, nta nubwo Imana yaremye umuntu nyuma ngo azagire ibibazo bitandukanye by'imiruho n'imivumo. Oya, niyo mpamvu mu ngobyi ya Edeni nta muvumo warimo. Mu ngobyi ya Edeni hari harimo icyiza gusa, hari harimo umunezero no kubaho iteka. Ariko hirya y'ingobyi ya Edeni hari akaga. Niyo mpamvu ubutware Imana yaremanye Adamu bwo kuyobora ibiriho byose byo mu isi byari bifitanye isano n'uriya mwuka waturutse mu bumana w'ubutware winjiye muri Adamu. Niwo uba umugira overall y'ibintu byose biriho, niwo wamuhaye ubushobozi bwo kwita amazina inyamaswa zose, niwo wamuhaga ubushobozi bwo kureba umugore uturutse mu rubavu rwe agahishurirwa, akavuga ngo uyu nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko kuwe mu mugabo. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo hari umwuka wo mu bumana yakiriye umuhishurira. Adamu akangutse, Imana yaramusinjirize imukuramo urubavu iruremamo umugore, hanyuma imusigira uwo mugabo. Hanyuma Adamu akangutse, ntabwo Imana yigeze imubwira ngo uyu akuvuyemo, reka ahubwo ni Adamu wabyivumburiye. Iki ibyo bishatse kuvuga ni uko umwuka wo mu bumana uhishura ibihishwe, ufite ubushobozi bw'ubutware bwo kumenya byose, wari ukiri muri Adamu. Icyababaje rero Imana ni uko Adamu atizeye Imana yamuremye neza gutya. Ntabwo yigeze ayizera, ahubwo yizeye Satani, yizera n'ikinyoma Satani amukoresheje. Satani rero araza ari mu ishusho y'inzoka, aramushukashuka, amuteranya n'Imana. Uwo munsi Satani ashuka umuntu akamuteranya n'Imana, akarambura ukuboko akarya ku giti Imana yamubujije, aho ngaho yahise yinjira mu bumuntu buntu, kuko Satani yamwambuye ya sano y'Imana, yamwambuye umwuka wo mu bumana, amusigira ubuzima ariko amwambura ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu iyo umuntu akoze icyaha ntabwo apfa mu buzima busanzwe ngo tubone arapfuye. Oya, ahubwo aba ameze nk'upfuye ahagaze,
aba yambuwe umwuka w'ubugingo asigaranye ubuzima, akabaho nk'inyamaswa muntu ariko atari umwana w'Imana. Niyo mpamvu umuntu wese wamaze kwinjirwamo n'uyu mwuka w'ikibi akayoborwa n'ikibi, ntabwo bivuga ngo arapfuye gutya. Bibiliya yivuga ko abapfuye, ariko burya nayo ntibivuze ko apfuye ku mubiri, bivuze ko apfuye ahagaze. Niyo mpamvu abameze batyo ibita intumbi, ariko ubise intumbi mushobora kuburana bakagutsinda kuko uvuza ibintu by'umwuka kandi bo bari kumvisha amatwi y'umubiri. Gupfa rero uhagaze nicyo Satani yakoze, yishe Adamu amwica ahagaze, amwambuye isano y'Imana, amwambuye connection y'Imana, amwambuye fellowship y'Imana. Donc amutandukanije n'ubusabane n'Imana, amukuyemo nature divine, amwinjizemo nature du péché. Bituma umuntu yinjirwamo n'ikibi, ayoborwa n'ikibi, abagiye munsi y'ububata bwa Satani. Ntabwo rero yamwambuye isano y'ubumana gusa, nta nubwo yamwambuye uwo mwuka w'ubugingo gusa, yahise amwambura n'ubutware, kuko icyamuheshaga ubutware ni wa mwuka utanga ubugingo wari muri we. Icyamuheshaga ubutware ni wa mwuka w'ubugingo wari utuye muri we. Ubwo rero Satani umwambuye, ntabwo ari bumwambure uwo mwuka ngo amushyiremo ikibi ngo yongere agumane bwa butware. Ubutware ubwo yahise abufata, Satani yahise abugabana. Niyo mpamvu Yesu aje mu isi, Satani yamugerageresheje iryo jambo. Mu bigeragezo Satani yategeresheje Yesu, ijambo rya kabiri yabwiye muri Luka 4, yaramubwiye ngo nupfuka mukandamya, ngo yamweretse ubutware bwose n'ikuzo ryo mu isi. Aravuga ngo biriya byose ni ibyanjye, ninjye wabigabanya. Aravuga ngo nupfuka mukandamya ndabiguha bibi byawe. Icyo bishatse kuvuga ni uko Satani yari yarabitwaye umunsi yashukaga Adamu, akamukoresha icyaha, akamutandukanya n'Imana, akamwambura wa mwuka w'ubushobozi. Mbibutse ko umwuka w'ubumana ni umwuka w'ubushobozi, ni umwuka w'ububasha, ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka wa overlord. Niba rero wambuwe, ubwo uba wambuwe n'ubutware. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo wemeye Yesu Kristo ukizera izina rye, ubuhawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo kwakira uwo mwuka w'Imana muri wowe ni ukwakira ubushobozi kuri Satani, ku isi, ku mubiri. Haleluya! Iki rero nicyo Satani yariganyijeho Adamu, amushukishije kutizera Imana. Hanyuma Adamu ntiyizera Imana yamuremye neza, yizera icyo Satani amubwiye, ahemukira Imana. Icyo cyo guhemukira Imana gituma aba ameze nk'ushaje mu mwuka, aba arashaje. Kandi icyo gikorwa kiba atarabyara n'umwe. Imana imwirukana mu ngobyi ya Edeni atarabyara n'umwe. Ngaho umuvumo twese tumukomokaho waturutse, ni uko yirukanwe mu ngobyi ya Edeni atarabyara n'umwe. Uwo yabyaye yamubyaye nyuma y'uko yirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Bivuze ngo wa muruho wose yawubyaranye umwana we wa mbere, awubyarana umwana we wa kabiri, ngo kuko twese twavutse ku bwa kavukire turabo kugirirwa umujinya. Bibiliya rero iratubwira ngo Imana ifata umwanzuro, nubwo bwose umugambi w'Imana utari uvuyeho, ariko Satani yararogoye umugambi w'Imana wo kubana n'umuntu iteka, wo kumuhesha ibyiza, wo kumutuza mu ngobyi ya Edeni itarimo ikibi, mbese uwo munezero n'ubusabane n'Imana, icyo Imana yaremeye umuntu ni icyo. Ariko nubwo Satani atagikuyeho, ariko yarakirogoye, kuko Imana yahisiza imukura mu iyo ngobyi. Iravuga ngo hataza kubaho andi manyanga, kuko uyu muntu abaye nk'imwe yo muri twe mu kumenya icyiza n'ikibi, akarambura ukuboko akarya kuri cya giti, akaramira mu byaha iteka. Ibyiza rero tumukure muri iyi ngobyi, atarya ku giti cy'ubugingo akaramira mu byaha, ahubwo dutegereze uzamugarura muri iyi ngobyi atariho inenge. Mbibutse ko impamvu isezerano rya Adamu wa kabiri Imana yaritanze aho ngaho, nuko yagiraga ngo nubwo yirukanye uwo muntu mu ngobyi ya Edeni, yereke Satani ko umugambi wayo utajya ucibwamo n'amanyanga ye, ahubwo yabikoreye kugira ngo itange isezerano ry'uko uwo muntu uvuye mu ngobyi ya Edeni n'ubundi azayigarurwamo na Adamu wa kabiri. Imana ishimwe. Iryo sezerano rero birategerezwa, ariko Adamu wa kabiri igihe kiza kugera araboneka. Niyo mpamvu Adamu wa kabiri ni Kristo.
Kristo yaje ari Adamu wa kabiri nk'uko Pawulo yabibwiye abaroma mu rwandiko rw'abaroma igice cya 5 umurongo kuva kuri 12 kugera kuri 18 yaravuze ngo ubwo icyaha cy'umuntu umwe ari wa Adamu wa mbere cyazaniye abamukomotseho bose kwitwa abanyaryaha, ni nako gukiranuka kumwe ari wa Adamu wa kabiri. Aramusobanura ngo ndetse uwo niwe Kristo, ngo ni nako ngo gukiranuka kumwe ari we Adamu wa kabiri, ngo kuzahesha abamwizera kuba abakiranutsi. Aravuga ngo ubwo kutumvira Imana kumwe ari wa Adamu wa mbere twakomotseho ku bwa kavukire, kwateye ko abamuvutseho bose bavuka ari ibivume, ni nako kuyumvira kumwe, haleluya, ari we Kristo Adamu wa kabiri, kuzahesha abamwizera ubugingo buhoraho. Muri Kristo turi muri Adamu wa kabiri. Niyo mpamvu rero muri Adamu wa mbere, ubwo Adamu wa mbere yabaye nk'utakaje ubutware, arasazishwa, hanyuma hatangwa isezerano rishya. Iryo sezerano rishya ritanzwe ni irya Adamu wa kabiri, ugiye kuzaza kudukura muri iyo ngoma cyangwa se muri ubwo bubata bw'ikibi. Nukuvuga iki? Dutakaje ubumana muri Adamu wa mbere, ariko duhawe isezerano ryo kuzagarurirwa ubumana muri Adamu wa kabiri. Ikindi, dutakaje ubutware muri Adamu wa mbere, ariko duhawe isezerano rya Adamu wa kabiri uzaza kudusubiza ubwo butware. Ikindi, dutakaje bwa busabane n'Imana, dutakaje n'ingobyi ya Edeni, dutakaje igihugu cyiza cy'umunezero biciye mu cyaha Adamu wa kabiri akoze ashutswe na Satani. Ariko duhawe isezerano ryo kuzasubira muri icyo gihugu, tugasubirana ubutware, tugasubirana ubwiza n'ubusabane n'Imana n'imbaraga no kunesha, biheshejwe kwizera Adamu wa kabiri utanzweho isezerano uzaza. Ngiri isezerano rishya rya mbere Imana yatanze, ni isezerano ryo kuzasubira mu busabane n'Imana 100% nk'uko byahoze. Ni isezerano ryo kuzasubira mu rukundo n'Imana nk'uko byahoze. Ni isezerano ryo kuzongera kwegerana n'Imana, nubwo kwa Adamu wa mbere ribaye nk'irigiza agatotsi, Imana ikaba itazagaruka kumusura mu mafu ya nimunsi buri munsi ngo baganire banezeranywe. Ariko hatanzwe isezerano, haleluya, hatanzwe isezerano rishya rizaza rikongera rikabana natwe. Hatanzwe Adamu wa kabiri uzaza ari Imana turi kumwe, Emmanuel, akongera akabana natwe, akiriranwa natwe, akagendana natwe, agasangira natwe, ari we Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri yari Kristo uvuzwe ugomba kuza. Imana ibaho umugisha. Mvuze rero agace ka mbere k'isezerano rishya. Isezerano rishya ni Adamu wa kabiri wagombaga kuza. Isezerano rishya ni Adamu wa kabiri wagombaga kudusubiza ubwo busabane n'Imana. Isezerano rishya ni Adamu wa kabiri wagombaga kongera kuza kugira ngo adusubize umwimerere twahoranye. Isezerano rishya ni Adamu wa kabiri wari utanzweho isezerano ryo kuzaza mu buryo bwari bwo bwose, akongera akabana natwe nk'uko Imana yabanaga na Adamu na Eva ba mbere. Yarabasuraga, yarabaganirizaga, baratembera. Byari ubuzima aho ubona communion entre l'homme et Dieu yari isa naho iri open, ibintu byari bimeze neza. Hanyuma rero kuko Imana ihise itandukanywa natwe n'icyo kibi kidusize mu bubata bw'icyaha, tukaba tuvuye muri bwa butware no muri ya ngobyi, hazongera haboneka Adamu wa kabiri uzagarura ubwo busabane, akongera akabana natwe, akagendana natwe, akaganira natwe, haleluya. Kandi Adamu wa kabiri azongera dusubize bwa butware, azongera dusubize cya cyubahiro, azongera ayiwe. Ushimwe Mana, umugambi wawe ntabwo ujya uvaho. Wakunze umuntu umurutisha abamarayika, wakunze umuntu. Uwe mugambi w'Imana rero ese wasohoye kuri wowe? Barawutegereje igihe kinini. Mu gice cya kabiri tuzakomeza inyigisho yitwa isezerano rishya. Reka dusenga Imana. Ni Ev.Pierre Celestin uwiringiye Imana. Data wa twese mwiza, ndagushimiye kuko uri umwami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri mwiza kandi ubereye mwiza bagutegereje bose. Ndagushimiye kubw'iri jambo, ubwo wasajishije isezerano rya kera ukarisajisha, washimye ko haza irishya. Irishya dukwiriye kuryumva birenze inyuguti,
ahubwo tukaryumva nk'ubuzima bwakorekeye muri twe bugahindura byinshi. Ni nk'umugisha umuntu wese utega amatwi iri jambo akaryumva agahindurwa naryo akagirira inyota. Ukomeze nshyigikire untere inkunga mu buryo butuma intama zawe zikomeza kugubwa neza aho ziri hose mu isi, ahantu hose hazagera iri jambo. Umuntu wese uzumva iri jambo azumve ahinduriwe, ahindutse, abaye mushya, kuko nk'uko turi kwiga isezerano rishya ni nako tugomba kuba bashya, tukaba ibyaremwe bishya, tukava mu butware bwa Satani tukinjira mu bundi butware bushya, tukava mu bubata bwa Satani tukinjira mu bundi bubata bushya. Ibintu by'iki gihe mu buzima bwacu bw'itorero ni bishya gusa. Natwe tugomba kuba bashya kuko n'uwaje ari Adamu mushya. Imana ishimwe. Urakoze rero, nubane natwe tugire neza, uduhane umugisha n'abera bose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Naho utaha turakomeza iyi nyigisho. Imana ibahe umugisha.